bona nyine baratinyutse kujya baza mu musengero nta kibazo, insengero zinuka nk'amasoko, abantu baraza badatinya Imana kuko buryo umuntu ufite amafaranga wese yemera kwinjira mu isoko kuko ufite amafaranga ugiye guhaha. Nabyo niko nabonye baza mu nsengero bameze mwabajya mu isoko badatinya Imana. Reka tubasuhuza kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abadukurikiye mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi n'umugisha ukomeye cyane wo kubana n'umukozi w'Imana, aramwenyuye araseka, urabona ko ariko nubwo bimeze gutyo n'umunyamwuka twaherukanaga 2024 turi gusenga ahantu bitwa Banguka ngo tabare. Niho nakubonye bwa mbere ufite amavuta. Mukanya ndanyereye nca handi hantu sanga ibintu biracyarimo neza. Mukozi w'Imana, reka tugusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Amena. Ku mazina yanjye umuntu mbonye ari ubwa mbere, Ntakiruta Imana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'abahungu babiri. Yego. Ndi umukristo nakijijwe, Imana iduhana umugisha. Yego, urakoze cyane Elia, uri umukristo kandi urakijijwe, Imana iduhereze umugisha. Nawe tugusabiye umugisha. Amen. Elia, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, reka tugusabe kugira ngo usenge Imana. Imana ifite imbaraga. Imana sefo elasi wane dry. Peliwa odasi wane ma odas. Heli elasi wane ma. No sifone grom. Turavuze ngo imbaraga z'Imana tugiye kuba kuri izi kamera nizize zimanuke ziganze muri twe. Hara wili wa sala meli wa nedro. Hetita zobe wa sala si winima. Meni wini fone grome. Imbaraga zawe mwami Yesu. Ndavuze ngo sinze kubura ahubwo ngaragarire muri njyewe, kandi ndavuze ngo Yesu nkubere mikoro wirangururire. Oh haleluya. Ibyo ushaka ni masalado melasi wanema nenitazobe wa no sifo bibane nanjye. Hanyuma Imana n'umwana n'umwuka wera nibyo dutumiye kuri izi kamera, ubwo ngiye kuba navuga mbe mikoro y'Imana, Imana irangurure mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, ube mikoro y'Imana ubundi Imana irangurure. Reka tukwakira uhanure mu izina rya Yesu. Murakoze. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, dusanga igitabo cya mbere cy'Abami ibice byaho 19 umurongo uhereye ku 5. Nta dusomere twumve ko havuze, ubundi babwire ubutumwa, babwire message narinzanye. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere. Yego. Ibice 9 umurongo wa 5. Titire ijambo iravuze ngo Imana yiyerekeriye. Umurongo wa 5 uravuze ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Elia aryama munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi. Komeza gatoya hepfo. 6 soma neza. Reka subiremo 5. Yego. Aravuze ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu, arangije aryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Elia arasinzira. Agisinziriye marayika araza mefo amukoraho. Aramubwira ati Elia we byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho. Narimba tumweho amukoraho. Aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari Elia we byukurye kuko iki cyari cy'urugendo rurerure. Si winima. Rekeraho. Haleluya. Amina. Batumweho. Yego. Kiye ntago ari cyo kuryama baroko. Ariko mumeze muti. Sawa.
tujye kugana kuri iri jambo Imana ari bantumyeho, ni message yari ntumye ku banyarwanda kugira mbabwire ko Imana ibantumye ngo mubyuke kuko mwarasinziriye. Iki ni igihe kimwe buri kizakubwira abantu basinziriye kubona umuntu wasinziriye. Uzitageze mu modoka, ni message nzanye mu modoka. Iyo umuntu asinziriye mu modoka kese rwose uzabikunde kubireba. Umuntu agasinzira iyo batamurengeje icyapa aho yari kuviramo, hari igihe bamwibiramo. Ni ibintu biga bibiri. Iyo umuntu asinziriye ari mu modoka, ni icyambere, hari igihe bamurenza icyapa yari kuviramo. Kabiri, hari igihe bamwibiramo. Murahari? Yego. Yego turahari. Sawa. Hanyuma Imana irantumye. Irambwira ngo niza babwira ngo mukanguke kuko mugisinziriye umwanzi azababeba mu rukungu. Sawa. Mugisinziriye. Uziko Imana yanyeretse ku abanyarwanda musinziriye. Murasinziriye ku rwego rw'uko kugeza kuri rwa rwego mwasinziriye murarota, muragona, maze kugona muranarota. Yambwiye ngo nzamubwiye ngo mukanguke. Ni mukanguke. Hanyuma murasinziriye. Bantu bamwe bahaye kujya Dubai, bageze Dubai barasinzira. Kuko babonye ko bari kuranguza, none mwasinziriye. Ariko namwe ngo ni mukanguke. Abandi bahaye kujya mu Bushinwa. Domefalasi wasatopita. Mela oda zomefalasi winima. Nema ados. None mubonye muri kuranguza, none murasinziriye. Gusinzira ikizakubwira abantu basinziriye umwanzi abeba mu rukungu, ubusambanyi bukabagwisha. Gusinzira egare gukora ibyaha, gusinzira egare guterwa. Reka mbabwize ukuri, mugisinziriye akaga n'amakuba birabazi. Mugisinziriye Imana ariko yantumye nze mbabwira. Nago naje kubwiriza, nazanye message. Hanyuma abantu barasinziriye kugeza kuri rwa rwego gusinzira ibitotsi bibajyanye mu businzi, kugeza kuri rwa rwego ibitotsi bibajyanye mu busambanyi, kugeza kuri rwa rwego ibitotsi tala olas ibitotsi bitumye bajya mu bapfumu bavuga ati reka turebe ko Imana ikora, wene reka turebe tujye no mu bapfumu turebe bikora yariyo. Ariko yamwe ngo mugisinziriye n'utwo mwari mufite iratubanyaga. Niko yantumye ngo nze mbabwire. Nagiye kubona mbona abantu barasinziriye kugeza rwa rwego abadayimoni baje barasama imyambi. Mbona bamwe barasha imyambi y'amagambo, umuntu agabuka akavuga mugenzi we bagashwanwa kari ku murimo kuko basinziriye. Mbona bageze kuri rwa rwego rw'uko basiba la wala wiriwa nelazo laza melama olasi winima hodestance basinziriye kugeza kuri rwa rwego shadostasefo. Umuntu usenga yahaguruka akajya gucisha uburozi akaza akaruga mwene so. Mbona barasinziriye, umubaraza barasama imyambi. Mbona barasinziriye kugeza kuri rwa rwego umuntu ahaguruka akajya gusabya mwene so. Imana intuma ku banyarwanda hamwe ngo nizamwe ngo bakanguke. Mvugisha impanda nimukanguke kugira atari cyo gusinzira, kigiye cyo kudamarara, kigiye cyo kwicara. Mvugisha impanda shalaza lasi winima hetazo bela siwa nedra. Mvugisha impanda Imana nimwe ngo zemvuze impanda. Ntabwo ngenje kwabwa kibahaye umugisha, ahubwo nje kwabwa ngo nimukanguke kuko nimukanguka murakira umugisha. Murakira umugisha. Nje kubona nabonaga ari nk'abadayimoni benshi uri gusinzira. Ubu bamwe bageze kuri rwa rwego bangora abagore beza twirongoreye, uri amazi meza twiyubakiye, isira ryoshye. Ariko nubwo iryoshye n'umubiri ntari kurasa. Isira ryoshye, dusambane nta kibazo, isira ryoshye, dukora ubutinganyi nta kibazo, isira ryoshye. Ariko uko gusinzira nibwo umubiri mugujiza gushiduka yabagezemo ariko barasa. Nabanya abadayimoni benshi barimo barasa ya
myambi, muri kwa kurasa ya myambi mbona benshi barasinziriye, kandi basinzira bamwe bari gusenga, bandi basinzira bari baryamye baragona bararota baraniyorosa. Bora abantu biyorosha, ariko Imana yantumye iramwe ngo nzebabwe ngo nimukanguke, kujya ari igihe cyo gukanguka. Imana ikeneye abantu bakangutse, Imana ikeneye abantu basenga bakangutse, Imana ikeneye abantu baririmba bari maso, ikeneye abantu babwiriza bari maso, ikeneye abantu bahanura bari maso. Ikeneye abantu, Imana ikeneye abantu. Siguri kwitegereza kareba abantu benshi bari kubwiriza ko basinziriye mu mwuka, barasinziriye. Nage kubona mbona abadayimoni bamaze kurasa, baraza bateza abantu ikintu bita imyiryane. Muri kwa kugira imyiryane, babateza imyiryane, barabatera, bamaze kubatera nabwo barangije baritera. Mu yandi magambo, muri iyi minsi twaratewe natwe ubwacu turitera. Nyuma yo kubarasa bamaze kugusabanya abatejamo ikintu bita akavuyo, aranyanyagiza. Muri kwa kunyanyagiza batangira gutoragura. Hanyuma abo badayimoni bakimara kubarasa, nabonye haba ikintu kimeze nk'akavuyo kenshi. Mbona haba akavuyo kenshi, insengero nyinshi zinuka nk'amasoko. Umuntu akajya mu rusengero nta kibazo, ntacyo atinya, kuko nyine baremaze kurasaje makavuyo, bakaza kubwiriza, bakaza mu nsengero nk'abajya mu isoko badatinya Imana, bakoze n'ibyaha, bakaririmba bakuyemo inda abakobwa badatinya, nta kibazo bafite, mbona bararirimbye, abandi bakaririmba bakabwiriza, ari abagambanye, mbona nta kibazo bitwaye, kuko umubiri yamaze kubarasa n'imyambi. Ngiye kubana mbona iyo myambi, muri iyo myambi babarashe, umubi yarashe. Mana ntumye ngo ninzabwira abanyarwanda bakanguke, mugisinziriye umubabarimo, mugisinziriye kaga kabagezeho, mugisinziriye makubaraje, mugisinziriye bamwe mwacuruzaga murahombye. Nuko ariko yambwe ngo nzembabwire mukanya gusa ngasanga mugize ngo ndatinda. Uzanye ubutumwa bw'Imana ntagahatinda, nta n'icyaharyo. Yakize cyarya n'icyo afungura arapfa. Nyero nanije nk'uhuruye, ariko ntumwe n'Imana. Uyu munsi Imana ntabwo yabonetse n'igihe atumye, kuko Imana idukoreramo. Sawa. Yantumye ngo azababwire ngo mukanguka mugisinziriye, nukuri mugisinziriye bamwe murimo. Bamwe mugiye gura n'ibomba mwere mwacuruzaga, abandi mugiye kuri ko mwari mwiringiye, kuko mwafashe ibyo mufite mubigira nk'Imana zanyu. Rero kuko mugisinziriye nyine, igiye gukora kuri ibyo mwagize Imana, mwongera mukanguke muribuka. Niko yantumye nze mbabwire. Hanyuma ngiye kubona mbona nyine baratinyutse kujya baza mu musengero nta kibazo, insengero zinuka nk'amasoko, abantu baraza badatinya Imana, kuko buryo umuntu ufite amafaranga wese yemera kwinjira mu isoko, kuko ufite amafaranga ugiye guhaha. Nabyo niko nabonye baza mu nsengero bameze mwabajya mu isoko badatinya Imana. Umuntu ntiyatinya kuva mu bapfumu, aranaza yicara imbere y'Imana nihana. Mbona abantu baratinyutse, mbona abantu bakamutsamo ibintu by'Imana, mbona bageze kuri rwa rwego basigarana yuko ari abanyedini, ariko Imana itari muri bo, kuko bari barashwe. Imana irambwira ngo nze mbwira abantu bankurikiranye, irambwira ngo ninze mbabwenge ije kwivugira, ije kwirwanirira, ije kwivugira, ije kwirwanira.